umuntu kurya byananiye nkemera ngamutunga ari mu rugo ahari niyumve ko bimucyuriye nabikoreraga urukundo ntago nabikoreraga amafaranga cyangwa ntago nabikoreraga undi mugisha cyane nkemera nkizirikaho umugozi ibintu byose nkabikora ndatukwa kugeza ubwo umugabo wawe yambwiraga ngo ninjye nakutwaye ngo uri umugore wanjye ngo turabana urumva ariko mana yanjye akanturira ibyo bintu nakibuka uburyo ngewe ndi kugushakisha gusanga muri mondisi y'imyanda uwo twasenyeraga umugozi umwe nawe yageze aho ngaho wa mugozi arawuca aranjugunya hanyuma se barayabatanzi sibaza aho navukiye sibazi mama sibazi data bo ni bantu cyo kunyishingira hari Imana igushyira ahantu ari nko kugira ngo iguhishe gato nk'ubu mvuga ngo ngiye gucuruza agataro mfite aho ikihe gishoro vuze se ngo ngiye gukora amandazi n'ibyo kuko no gukora amandazi ndabizi mfite se ikihe gishoro agafone nagurishije twari kugira ngo tubone umuceri wo kurya class ni ndure barwa naricaye nk'iminota 30 ndabanza ndareba oya banza kugira ngo umvaze banza kugira ngo wenda ni ibintu bari kwikina ni twatuntu twawe kudukoryo ibindi bintu naje nirukanka ngize ngo ni nkawe waje uzari nkanjye hamagaye kuriya nuko nkaseka ahubwo ngateye nabonye umugabo bagiye kumwica bari kumunigira hasi Cameraman nguyu turi kumwana ibaze ko ngiye nahavuye urumva wabuze gica umugabo ashaka kugenda batereka nigendere iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye yes reka nongere ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyakirwanda Rwanda rwakazamura igisho y'Abanyarwanda gasika mutondo za sana mugoro basa amatereka cya gasambi ubundi wicara kuri Manzi na Innocent TV rebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka Manzi na Innocent TV ifite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba kuri subscribe n'imutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye zimaze iminsi mwinginga ngusaba cyane kubinyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze ndetse itakunyuze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya kireka nagere mpereza ikaze abakunzi bacu bari ku migabane igiye itandukanye bari muri Amerika Asia Uburayi Afrika ndetse na Australia bari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse n'ahandi ndetse n'abari hano imbere mu gihugu nabo ntago twabarenze ijisho ngo tubibagirwe kandi barabaye abambere mu gukora subscribe ndetse no kudutera inkunga ikomeye kugira ngo channel yacu ibigeze ahangaha uri mu burasirazuba uri mu majyepfo y'uburengerazuba amajyaruguru ndetse n'ano mu mujyi wa Kigali reka mbabwire ko muri abantu b'inshuti zacu kandi urukundo mugenda mutugaragariza umunsi ku munsi natwe ntago tuzahwema kurusigasira ndetse tuzanarwitaho turwuhire kugira ngo rusheho kugenda rukura mw'abantu mwe tumaze iminsi turi mu bibazo turi mu ntambara turi mu ngorane ariko byose wacamo ujye wibuka gushima Imana kandi aho urubona utava Imana yahagukura ibintu bikagira ute bikagenda neza hari akarimbo ndi gukunda gutangiza ibiganiro byanjye kavuga ngo ndagira ngo tukaririmbane nubwo turi mu bibazo sibyo abango amashimwe n'icyubahiro n'ibyicaye kuri ya ntebe twagiye cyangwa ijwi ryawe riri hasi cyane ndabona umeze nk'umuntu ufite inzara nyinshi ufite ibibazo byinshi urabifite biragaragara ariko amashimwe n'icyubahiro ni iby'Imana nta kintu gishobora kukubaho Imana itakizi sibyo kandi nkunda kukubwira ngo kubaho kwawe ntago ari impanuka hari impamvu ibi byose uri kubicamo hari impamvu ushobora no kuzaca no mu birenze ibi ngibi bajya bavuga ngo kugira ngo ibuye nuribona ibuye ry'agaciro zahabu barayishongesha bakayihonda bakayitwika kugira ngo bayikore mu icyuma sibyo
iyo ryabuye rimaze kuva mu icyuma biragoranye ko ryakongera rikavamo iki ibuye. Cya cyuma ntabwo ushobora kongera kugishongesha, nta buryo ushobora kongera kugitwika kugira ngo cyongere kive mu ibuye. Kandi umusirikare nyamusirikare aca ku rugamba kugira ngo yemerwe, sibyo? Ibi byose uri kubicamo, sibyo? Ni ishuri. Umuntu yiga nasari, akiga primaire, akiga secondaire, akiga kaminuza, akagera no muri doctora, sibyo? Bavuga ko umuntu yaminuje ya mashuri yose amaze kugira uti kuyarangiza. Birashoboka ko umuntu yava muri kaminuza akongera kujya kwiga primaire? Oya. Muri buzima. Nyine nijye ndi kukubwira. Rero aya mashuri yose numara kuyarangiza uri gucamo uzajya mu buzima bwiza, hahandi ibyawe byose wanyuzemo bizasigara ari amateka, mbese bizasigara ari ubuhanya bwo guhumuriza abandi bari guca mu bibazo nk'ibyo waciyemo muri icyo gihe. Ubwo kwizera kurarema. So nishimiye kuba ndi kumwe nawe, nubwo bitoroshye kugera aha ngaha, ariko byari bikwiye ko uza tukaganira ku bintu byinshi ndetse bitandukanye, sibyo? Yego. Twanyuze muri byinshi, uko byagenze urabizi, n'abantu badukurikirana barabizi. Twaciye mu buzima bwo kwangwa n'umugabo wawe, still n'ubu ngubu atari yakwemera. Unyemere tuze kubiganiraho, sibyo? Wajyaga umbwira ngo ntabwo nshaka ko ibyo bintu tubiganiraho, bishobora kuntera stress ndetse na kumva nyine ntabwo meze neza muri njye, sibyo? Ariko nagutumiye ngo uyu munsi uze tuganire. Impamvu nagutumiye nimwe nuko basi ndi kubona uri gutora agatege, sibyo? Nubwo ubuzima urimo bugoye bukomeye, ariko hashimwe Imana yo yagukuye kwirirwa utoragura pampex abakire bajugunye mu myanda, yagukuye kwirirwa wikoreye amashashi, yagukuye kwirirwa mu myanda, sibyo? Iyo Mana nawe nishimwe cyane, sibyo no sa? So uyu munsi rero nifuje kuganira nawe. Agenda hari. Ibyo ndibuza kukubaza wenda bikagukomeretsa unyihanganire, sibyo? Ntago ngambiriye kugukomeretsa, ndetse kandi sinkubwiye ngo ugomba guheranwa n'amateka. Amateka ni meza kuko adufasha kwibuka ejo hacu hazaza, kubaka ejo hazaza. Ahashize hacu hadufasha kubaka ejo hazaza hacu heza, sibyo? Ndagira ngo umbwire uburyo wowe biyumvaga uri muri buriya buzima. Icyo ari cyo kintu cya mbere ngira ngo tuganireho. Ndagira ngo tuganire, umbwire uburyo wari uyumvaga uri muri buriya buzima bwo wenda bwo kurwara, bw'uburwayi. Ikindi umbwire ubuzima uri kubamo aka kanya. Icya gatatu uraza kumbwira ikintu basi uri gutekereza kuri famille yawe. Ubwiye famille? Famille yawe ya Asha n'umugabo wawe. Turaza gusoza umbwira umwanzuro we wamaze gufata kuri Sadunda. Abantu bari banagukumbuye kameme. Na mbere banje gushimira abantu bose bagize uruhare rwiza mu burwayi bwanjye. Nshimiye we Nyashya udahwema kumba inyuma. Kubivuga mburi nyito kuko nimba nuwo twabyaranye yaranjugunye wowe utanzi. Twahuriye by'iki gihe ngo ni imihanda, ukemera ukanje inyuma paka kugeza n'ahangaha aho nicaye ahangaha, ni kubw'imbaraga z'Imana n'ubushake bwawe. Amen. Ndagushimiye. Urakoze. Abantu bashobora kuvuga ati ko ijwi rye ritari hejuru, sinyishobora kuvuga cyane kuko umwuka iyo nguzamuye mba numva ndi kuvunika cyane mu guhumeka, sinzi ikibazo mfite nimba nzajya no kwa muganga. Muri buriya buzima nabayemo bwa mbere, nanjye ubwanjye sinzi ibyo ndi kunyuramo. Gusa nibuka ko nagiranye ikibazo n'umugabo wanjye, tukarakaranya, akanyirukana, hakagibaho kese yo kubura umwana wanjye. Meruka ngi ku mugabo mvuge kwa mukeba wawe, simbizi nito nabiha.
hari ijambo yambwiye uriya mugore rirambabaza ngo ntago yanwitira ngo wari mu buzima bwiza n'umugabo ngo ninkomeze nangare. Nibaza ukuntu umugabo yifasha akanandukanya n'umwana wanjye, umwana namwanze sinamushugunye mbishaka, deje namusigiye se mvuga ngo urisura umubyeyi we aho naba nawe wahaba cyane. Ntungurwa no kubura umwana wanjye ari aho ngaho ari mu bintu nazi, najya kumureba ngo urinde umuntu narwaniriye, umuntu nirukanseho, umuntu kurya byananiye nkemera ngamutunga ari mu rugo, ahari niyumve ko bimucyuriye. Nabikoreraga urukundo, ntabwo nabikoreraga amafaranga cyangwa ntabwo nabikoreraga undi mugisha cyane. Nkemera nkizirikaho umugozi, ibintu byose nkabikora. Deja wanyituye iki? So ati kubura umwana wanjye anyishongoyeho, aneje abadayimoni, aneje iyo atajya kuba ari kumwe n'uriya mugore hari icyo mba narabaye. Ese nimba koko yarumvaga yuko ngiye nagomba kubana nawe, niyo yabaga yarandambiwe ntabwo yari kunsuzuguza karakagena. Kare wavuze ngo uvuga ngo ngiyo utangiye kuvuga by'uriya mugore ndavuga ati iyo nkuru yihorere. Nari yakira, ariko n'ubu njye nkurura ibintu byose tukageraho dupfa n'umwana twabyaranye, kugeza neza umwana wanjye ari mu mahanga nazi uburyo yahageze. Sinzi strategy bakoresha kugira ngo umwana wanjye ajye mu mahanga. Nshimiye na murumuna wanjye wabigizemo uruhare. Basi ubu ndatuje kuba umwana wanjye nubwo tutari kumwe yego, ariko basi ari kumwe n'ababyeyi banjye. Hanyuma ngo urambwira uwo muntu waneje ibibazo byose namubabarira. Aho ndakumva sibyo? Dore ko Imana yari tubwira ngo babarira. Umuntu arakwangaje agutesheje agaciro ka wari mama, ubu ngubu suri mama, suri umugore, nizi saha sinzi icyo ndicyo. Ndi kugenda ni nko kugira imbungabunga mu ngo z'abandi. Banje hamwe baranyirukanya aho narwariye, nagiye neza ibibazo uriya mubyeyi wamfashije kugira ngo ancumbikire. Urugo rwe ruhora rushya hejuru yanjye, atari uko nari imbuza homba. Musapore je ari igihe cyakigera amagambo agashira ivuga. Buri uri muri birabihe nanjye naciye mu bihe birenze, mu bihe bikomeye, ndangwa ndatukwa kugeza ubwo umugabo wawe yambwiraga ngo ninjye nakutwaye ngo umugore wanjye ngo turabana. Urumva? Ariko mana yanjye akanturira ibyo bintu nakibuka uburyo ngewe ndi kugushakisha gusanga muri mondisi y'imyanda. Ari ubona ariko nizere kameze neza yishimye, umugabo wawe ari mu mafaranga yahiwe, bari kubyara abana barangiye ngo bazi nabo bazi gutwita. Itonde ndaza kuguha inkuru nidusoza. Burya gahinda si uguhora urira, kandi narajya mbibabwira nkababwira ngo umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Wagize ngo amarira yawe yari kubura ikintu akora, wagize ngo agahinda kawe kari kubura ikintu ugakora kuri bari abantu. Uribwira ko ibyo bintu byari kubura kuba. Abase bako bahiriwe bari mu mafaranga, mbaye mu mafaranga, bambwira ngo njye mu byondo. Ari abantu kera bageze bakora filime bahita zirara zishya. Urumva? Bahita zirara zishya. Kandi burya ngo urarurira, abantu bararabarira cyangwa se urarurira bwaki impundu zikavuga. Ntabwo nzi ikintu Imana iguteganyiriza imbere, ariko uko byasa kose ni cyiza. Haraga bavuga ngo iby'Imana
yibwira kutugirira cyangwa se iduteganyiriza ntago ari ibiba ahubwo ni ibyiza. Urumva Innocent icyo kintu uri kucyumva? Kuba abagizi ba nabi batarakwiciye mu mashyamba wararagamo umugambi, sibyo? Hara urambwe niyo ngo rero wandoze. Ngiye uzi buryo wasohotse mu nzu wirukanka wari kuvuga ku mwana ariko muganga wakuvuye yavuze ko hari ibintu yagushyize mu musatsi gutya direct. Urumva? Ariko ngiye gupfa se. Yarazi ko ngiye kukwica. No wavuze ko se yarafite n'umugambi wo gufata Asha akamugira ikigoryi kubyo atazigera atekereza ko hari ababyeyi yagira. Usibye Imana yakinze akaboko. Akuri azi imbaraga z'Imana se. Cyangwa babona ibyaba byose ari mu bapfumu bakagira ngo yari muri cyo twita kirabaye. Urumva? Ngewe umunsi nabonye ukize numvishe nezerewe cyane muri ngewe. Ubundi naye navuze ko nyuma yo gukira kwawe umwuga w'itangazamakuru nzahita muhagarika kurya abantu batazongera kumbona kwitangazamakuru. Ahubwo ikintu kimbabaje nuko mbonye naho ukiriye ibibazo ahubwo byiyongereye aho wari uri umuntu yatekerezaga ko azajya gufashiriza birangiye naho bakwirukanye. Uriya mukecuru twabanye neza pe. Sinavuga ngo abantu bamubonye ni wa mukecuru kurya kwe ni guke. Abana rero nibo babi nabuzukuru be. Abana baravuze ngo ntago batunga abantu batazi n'ubwo n'inkomoko yabo. Ariko ngiye n'uruhande rumwe ndabumva kubibazo byose naciyemo ngenda bumva. Kuko nubwo ubuzima nari ndimo ndi kumwe n'umugabo butari bwiza cyane ngo ku buryo umuntu wese yabwifuza, ariko twasenyeraga umugozi umwe cyane. Tukamenya ngo turarwana nayo kwishyura inzu, minerivare y'umwana, ibyo kurya. Uwo twasenyeraga umugozi umwe nawe yageze aho ngaho wa mugozi arawuca aranjugunya. Hanyuma se barayabatanzi sibaza aho navukiye, sibazi mama, sibazi data, bo ni bantu cyo kunyishingira. Hari Imana igushyira ahantu ari nko kugira ngo iguhishe gato, ariko ikintu cyo kwishimira urakizi se? Basi ubu ngubu uri mu maboko mazima kuri kumwe na mama w'abapampe ni ibyishimo bikomeye. Ibibazo ndi kumuteza urugo rwe rurarushya. Umugabo araza ati Innocent mbaro ugiye mu cyumba cyangwa kuko n'inzu tubamo ni icyumba nasabye ko ndara muri salo. Akambwira ati ubusohotse hanze namara gusinzira ubuzuryama. Ubwo umugabo yaba yiriwe mu rugo ukirirwa mu baturanyi. Nkirirwa mu baturanyi. Kurya se kurya murya muti basi ko numva ubuzima bugoye. Mugabo ubundi umugabo nawe watangaga iposho. Yego. Ntaga gihaha. Ubwiye uriya mubyeyi ati rero uko wazanye no mugore ku mbaraga zawe mujye munarya no ku mbaraga zawe. Ubu n'ubu ndi kwibaza ahantu kuko guhama uriya mubyeyi mushyiraho pressure agize ibibazo yifitiye mushyizeho ibyanjye yoze imitwaro yose aho kujya mu ngomeze mba umutwaro w'abantu sinzi icyo ndi bukore kuko ndi kuba umutwaro w'abantu nka kabiri. Ntabwo uri kuba umutwaro w'abantu. Uzi impamvu utari kuba umutwaro w'abantu? Kuko kubaho kwawe bifite impamvu kandi ibi byose uri gucamo bikaba bifite impamvu. Bifata nkaho uri umutwaro w'abantu. Hari igihe kizagera nako tukakwitabaza tukakwiyambaza. Icyo gihe ntabwo nyizi kizagera kandi sinakera. Sibyo wikumva kuri umutwaro ku bantu. Jambo ry'Imana avuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Kandi ibyo watunga byose, ibyo wagira byose, amagambo wavuga yose, waba usengute utagira urukundo ni ubusa. Sibyo
Famille yawe se ntago bari kubaza amakuru bamenye ngo bimeze bite ba Jack bagiye muri Kongo ntago nyikunda kuvugana nawe kubera yawe ntago iri guhamagara bwa ati bimeze bite mwana wacu. Ntabwo nshaka ko bino bintu byinjizamo mama. Nagize imana mwana wanjye aramufata. Nagize imana umwana wanjye aramufata. Ku buryo n'ubu kandi byongeye no kubahamagara gafone nari mfite jonde narakagurishije. Ko nabonaga turi kubura ibyo kurya. Uyu mubyeyi se ajya gukora ikiyede kugira ngo tubone ibyo turya. Basi ducongeho kabiri. Nta murugo ntago mperuka kuvugana nabo. Merukana kuvugana nabo bambwira ati umwana arahangaha nyimara gukira. Sinshaka ko ibintu byinshi za mama. None se basi ubu bwawe uri gupanga gukora iki cyangwa se n'icyo uri gutekereza nyuma y'ibi ngibi? Ubwije ukuri biragoye cyane kuko sindanakira neza mu mubiri. Ego Sinavuga ngo njye kwikodeshereza. Nta bushobozi mfite bwo kwikodeshereza. Urabizi inzu zirahenze byahatari cyane ariko kubera zirahenze pe. Ntago uzambwira ngo nzajya gushaka akazi ko gufura. Ego nishyura inzu indye. Kugeza n'izi saha ubuzima bwanjye sinda bufatira icyerekezo. Nta foromere urabonera. Nta foromere pe. Basi se nk'ubu ngubu tuvuge urumva uri kugenda utora akabaraga ubonye nk'umuntu gwagufasha kuba wenda yavuga ati fata ubufasha ubu n'ubu ugira ikintu ukora, urumva ufite imbaraga zo kuba wakora? Nakora. Nk'ubu mvuga ngo ngiye gucuruza agataro mfite aho ikihe gishoro. Vuze se ngo ngiye gukora amandazi n'ibyo ko no gukora amandazi ndabizi. Mfite se ikihe gishoro. Agafone nagurishije twari kugira ngo tubone umuceri wo kurya. Icyo rero nicyo kibazo. Mfite kahandi n'undi gukurura isura y'u katereke kubigaruka. Ayaya. Basi se wenda ashari Uganda sibyo urabizi umugabo wawe uri inaha kubera ko ntabwo murajya mu mategeko ngo mutandukane sibyo uri kumutekerezaho iki wowe bwawe? Kumutekerezaho iki nawe uri kungora. Ese nimba umuntu yaranshugunye ku mugaragaro aramambiriza muri make ngo karukoza ngo ni jari kahubwo yarabipanze kera. Yego mutekerezaho iki? Nongeye nyede mwihomeho se hari kumwe n'umugore we. Tuzi ko ari umugore yambwiye ko ngiye atanze. Nakubwiye ngo ndaza kukubwira ikintu kandi kiragutungura. Nta kumutekerezaho. Ego gusa nibuka ko ari papa w'umwana wanjye. Ariko sinibuka ko akiri umugabo wanjye kuko ibintu bankoreye nyashyi ibintu bankoreye n'izi saha. Uri kumubona mu maso yanjye sinzi. Nasaha wavuye ni kure. Gusa icyo nakubwira ejo bundi nari niyicariye. Si wabonye uburyo banshihuraga? Si wabonye uburyo yanyitaga ikigorya ibiryo babiciramo? Urumva? Niyicariye nibereye mu rugo nta nubwo nari nakoze. Njya kubona telefone irasona. Mbona ni Sadondo mpamagaye. Akwihamagara se? Ubwe. Oyaze. Ndakubeshya se. Aya nundi wundi wistiri izina rye. Sadondo kandi nimero ye nyifite. Mbona arampamagaye. Numva n'urusaku rwishi mu nzu ari gutongana n'umugore wa muntu aryahabara rya ntago ari umugore we. Jewe ibiki bamena ibyombo bamena amasani ati karabaye. Ati se Innocente yavuye ahantu yarari ajya guteza imirwana aha hantu ntabizi.
ati nyashya wanabaye bimeze biteti nanjye rero ndamati ati hangana ugera akabigaseko nk'akeza nakubwiye ngo ndakubwira nta kintu byo guharabika ntago ari byiza ndaguharabikira bari mu rukundo arimo bebe shushu sherishirana n'agahararo navuga ati wivugira umugabo nanjye ati wowe kabyawe reka nizibire nta rugikanda nta ruki bamukora hati buba gukozeho ntabwo nari nzi ko ariko nawe bibabwiraga nari najyanyeho n'umubyeyi badutesha agaciro ababwira irya mukuru arababwira ati ibi byose bizarangira ati nyashya ihanganuze hano numva umuntu bamuteye wakajwiga ati Innocent yagiye kurwana ati Jackie yagiye kurwana byagenze bite ese famiye yanyu yavuye Uganda iza kurwana kwa Saduna nambara imyenda vuba ndahasi nyikomanga ninjiye mu nzu nsanga abantu bafatanye ninde uri hasi ninde uri hejuru ninde uri hasi ninde uri hejuru bombi barwana naricaye nk'iminota 30 ndabanza ndareba oya banza kugira ngo umvaze banza kugira ngo wenda ni ibintu bari kwikina ni twatuntu twawe kudukoryo bashaka kunyereka ko bari mu rukundo n'ibiki mbona ibintu byabaye seriye ndebye hasi mbona ikivarisi cya Sadunda ibyenda byose babijugunya hari kimwe iki hari ikindi hari ati Sadunda ngati ndashaka kugenda ati ndashaka kugenda umugore se niwe wamwirukanye cyangwa yashatse kugenda Saduna we yashatse kugenda ahubwo umugore akabyanga akamufata ngiye umuganga wakuvuye yarambwiye ngo genda ubwire Sadunda za hano ku Gicumbi mukuremo ibirozi uriya mugore yamushyizemo Sadunda mwikubitaho ndabimubwira ashwida anagira utwatsi yewe abantu bigeze banabibona nanze kwirirwa nzana kamera Sadunda ngo bitutwatsi aba nka byandi bya mukaruti ngimana mubujije guhindukira yahindukiye ahinduka inkingi y'umunyu Sadunda ngo bitutwatsi kandi uriya mugore ngibirozi yamushyizemo ngo natajya kubyivuza ngazasubira mu butinganye urumva agiye data hadaciyemo iminsi nibwo ibyo bintu byahise biba ati genda shaka kugenda umugore turajya ati ndashaka kugenda sinyishaka kubana nawe umugore turajya biba birebire bibinduru Saduna ati ntabara ikigoye gifite imbaraga cyaramfashe nanjye kimfungira mu ntebe kwa Babera maze no guhinda hanyuma ajya kujya kuri uriya mugore yigeze kugisha inama wowe usana nani mwenge ajya kujya kuri uriya mugore yakugishije nari ngize ngo ni ibindi bintu naje nirukanka ngize ngo ni nkawe waje usari nkanjye hamagaye kuriya nukusasha nkaseka ahubwo ngateye nabonye umugabo bagiye kumwica bari kumunigira hasi kameramani nguyu turi kumwe hano yabye kameramani ndabeshye cyane rwose yahita niruka wowe uzana kwicoma mujya he urumva ivumbi riratumuka ibaze ko nahavuye yakubwiye ko atagushaka mu buzima bwabo bari ku byisi wotigira bikarangira yarahageneye ibaze ko ngenda nahavuye ibaze ko ngenda nahavuye urumva wabuze gica umugabo ashaka kugenda batereka nigendere ibintu by'abantu reke kubyivangamo nta rukundo rugihari barashwanye none numvisha amakuru ko wa mugabo wawe yahavuye agaturongera ngo yagiye urumva naje gusubirayo nyuma basanga uwo mugore wenyine arambwira ngo umugabo ngo yagiye yavuze ngo agiye ngo mu kazi ngo ariko ngo simbyizera neza ngo none se ngo ndagufasha nanjye ubwanjye twabyaranye yaranjugunye burambura no kugira n'inama mwabakobwa mwe mwibangaza ku bagabo umugabo washatse baraburi umugabo wabyaye uko yataye umugore we niko nawe yakujugunya cyane rwose cyane cyo kwibambaza barankunda aransukisha ngibikiri bike ya mafaranga wa mugore yara zose yabanje kuziha wa mugore yajugunye wowe uri kurya ibisigaye none ibaze ikindi kintu cyabaye agatendo kabaye ya mafaranga yose wa mugore yari afite yarashize yarayoyotse bamusohoye mu nzu ngiye nagezeho bari no kumusohora mu nzu bajugunye imbwakazi hanze rati sa sinakubwiraga sinakubwiraga
bajugunye hanze Abantu nandi baba roda ati madiva. ntabwo nshaka kamera hano none iwanjye se yarakodeshaga cyangwa yaraguraga Ya- yarayiguze si wabaze ngo ba mu nzu y'amarange y'amadiva arimo televiziyo cyangwa wabwo yari afite uruganda rwa sima rwarahiye urumva rumaze gushya yajya muri banki ni ibintu birebire utamenya ibyabo ni ibintu birebire ni abakire Sadunda ngo yaraturungiye ngo ntazi n'ahantu aba. sinkeneye no kumwumva ibyo biramureba kuko baramushimashimaga ati yego akishima kumva ni sawa Innocent reka nkureke wigendere ibyo nibyo nagira ngo nkubwire sinzi ikintu uri bubwire abantu badukurikiranye gusa bazajya babyibonera sinzi iyo Sadunda ari uwo mugore we sinzi yaturongereye nuko amahirwe ahari nuko uhari nasha akaba ari ahantu atekanye azongera kubona umwana we azongera kubona umwana we sawa ari ukigize utya cyane yaradututse yaratwandagaje Aya, wabyiboreye. nariyakiriye ndi umugore w'inshinzi ndi umugore w'indaya wagiye mu bagabo ntacyo bintwaye umutima wanjye urera abantu bose badukunda ndabashimiye abantu bose bagize icyo bamfasha ni ukuri ndabashimiye kuko no kuba nicaye ahangaha si ku bwanjye ahubwo ni ku bw'Imana namwe Cyane. umuntu wese wagize icyo akora ni ukuri kw'Imana musaba umugisha ku Mana murakoze so nanjye rero ntago birarangira bavandimwe mukomeze mudusengere mukomeze mudushyigikire Imana irahari kandi yiteguye kugira neza buri umwe wese uyihanze amaso nta bibazo wacamo Imana itagukuramo bye bye Imana iguhe umugisha